Nyuma y'uko rero hateranye inama y'abaminisitiri ari yobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ikemeza ko ingendo zongera gusubira uko zahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19, hanyuma rero icyagomba gukurikiraho kwari ukugabanuka kw'ibiciro. Ibiciro rero bikaba bishyirwaho n'urwego ngenzuramikorere rura byarabaye ndetse kandi binashyirwaho, ariko kandi mu by'ukuri abantu bararebye basanga ibiciro nta kintu kigeze kigabanukaho, byakomeje gutumbagira. Abantu rero bakomeje kugenda bavuga byinshi cyane, bavuga bati abayobozi niba badashoboye gushyiraho ibiciro bigenewe bikwiriye Abanyarwanda, mu by'ukuri hakwiriye kugira igikorwa mu maguru mashya, niba mu by'ukuri nta kintu bakoze kugira ngo ibi biciro bishyizweho binogere Abanyarwanda bose, bye kuba inyungu ku bashoramari bakora batwara abantu cyangwa se abagenzi muri rusange mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abakomeje kugenda basaba ko rero abayobozi bakwegura. Abo rero harimo Dr Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka rya Green Party ndetse kandi akaba n'umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yasabye ko niba nta gikozwe mu by'ukuri aba bayobozi barura bakwiye kuba begura. Hanyuma rero nyuma y'ubwo busabe bwinshi cyane, ibiro bya Minisitiri w'Intebe bimaze gushyira ku rubuga rwa Twitter ko bakiriye ibibazo by'abaturage birebana n'izamuka ry'ibiciro byo gutwara abantu. Ati Minisitiri w'Intebe hamwe n'inzego zibishinzwe bazabifataho umwanzuro mu gihe cya vuba. Ni ubutumwa bwashyizwe ku rukuta rwa Twitter rwa primatire cyangwa se rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Ni icyemezo cyangwa se ni ubutumwa mu by'ukuri bwakiriwe neza n'Abanyarwanda batari bake, aho abenshi bahise banandika bagaragaza ko mu by'ukuri bishimiye ubu butumwa. Undi hari uwagize ati murakoze cyane, ati baratubwira ko habayeho ibihombo kuri ba nyiri kampani, nyamara bakibagirwa ko natwe ibibazo byabagwiriye bitadusize. None se ariya mafaranga turayakura he? Akazi se turacyakagira? Ati mu by'ukuri rero ni muturengere. Akaba ari uwahise agira icyo avuga. Undi yagize ati murakoze cyane ku cyizere muhaye imbaga y'Abanyarwanda, ati tubatezeho igisubizo cyiza. Hari uwitwa mu Rwanda Shyaka John yagize ati Imana ishimwe cyane, twizeye ko imyanzuro izafatwa izatworohereza kugerayo amahoro, naho ubundi twageragayo twabahaye, ati twababaye cyane. Ati ubuyobozi bwiza rero nubureberera abaturage not ba rwiyemezamirimo. Undi yagize ati okay, ati Imana ishimwe, wenda mwe mu bushishozi bwanyu murebeye Abanyarwanda, ati ikibakwiriye kuko rubanda rugufi rwari rugiye kuharenganira, Imana ibaha umugisha. Nawo undi yagize ati murakoze cyane gukomeza kuba ijisho ry'abaturage, ariko ntidutindire cyane ku gukomeza gutinda, niko abaturage dukomeza rero kuharenganira. Ati muduhaye icyizere nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Hanyuma hari uwagize ati ni ukuri bayobozi bacu beza, twishimiye ukwakirana urugwiro ibibazo byabo muyobora, ati gukura mu bwigunge rubanda rugufi tugashaka iterambere rirambye, ati tubigize ibyacu muri rusange byadufasha. Ati ingendo rero ni bimwe mu biduhuza, tworoherezwe rero bizadufasha, ati mugire amahoro. Undi yagize ati ni ukuri pe nimubyigeho, ati ni ukuri imyanzuro ati izavamo izaba myiza ku baturage, hanagendewe kandi ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19. Wagize ati amahoro y'Imana abane namwe PM, ati ureke ibyarura tutazi ibyayo. Undi yagize ati murakoze cyane, ubu none twagira icyizere ko bizagenda neza. Hari undi wagize ati rura isabe imbabazi Abanyarwanda, ati kazi niba primatire ifata iya mbere igahumuriza abaturage ku kimwe mwihagararaho bidashinga. Hari undi wagize ati at least this tweet, ati kabisa, ati mu by'ukuri biragaragara ko ubutumwa ari bwiza cyane, ati rega twese turabizi, ati we all, ati twese turi nyuma nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, atari ko abayobozi barura mu by'ukuri ibikomeza kugenda bikorwa ntabwo ari byo. Hari wagize ati twishimiye ko ijwi ry'umuturage ryumvikanye kandi twizeye tudashidikanya ko imyanzuro muzatugezaho izaba itunogeye. Undi yagize ati ndumva nduhutse rwose kuko mubivuzeho, ati nabura dutegereje twihanganye imyanzuro myiza izavamo ku mpande zombi. Undi yagize ati Uwiteka abaho umugisha nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ati ureke rura ati shaka kudufata nk'abanyamahanga, ati mu gihugu cyabo. Hanyuma hari uwagize ati thank you very much our exemplary leader, ati urakoze cyane mu by'ukuri muyobozi w'intangarugero, akaba ari byo yavuze. Undi ati ubuyobozi bwiza, ati bwumva abayoborwa, ati kandi bukorera abaturage, ati twite rwose iziye igihe. Undi yagize ati ibyo nibyo byari bikenewe banyakubahwa, naho
ubundi ba rubanda kwari tuwarenganiye kandi ndizera ko bigiye guhabwa umurongo ufatika. Undi yagize ati nukuri rwose ni muturenganure. Ni benshi bakomeje kugenda bagaragaza mu by'ukuri ko bishimiye icyemezo gifashwe. Ati murakoze honorable prime minister. Undi yagize ati ngaye nguko. Undi yagize ati rega muri ababyeyi, ati rwose turabemera icyabagezeho ntikinanirana. Ati nta nubwo cyaburizwamo ntibibaho. Ati murakoze cyane nyakubahwa PM. Ati ku cyizere muduhaye. Ati muturemye umutima. Ati tunashimiye kandi abakomeje gukora ubuvugizi binyuze mu itangaza amakuru. Akaba uyu nawe ari byo yakomeje kugenda avuga. Mu by'ukuri rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma rero yuko mu by'ukuri ibi byemezo navuga ko byakomeje kugenda birakaza Abanyarwanda, bavuga bati ibi ntabwo bigeze bashyira mu gaciro ngo barebe ko Abanyarwanda nabo nta bushobozi buhambaye bafite, kubera ko n'undi bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Undi yagize ati dushimishijwe nuko mwumvishe gutakamba kwacu, twiteze ko igisubizo muzaduha kizaba kitabangamiye uwatanga ndetse n'uwakira serivisi. Ati rwose mwige ku kibazo cyacu kuko bitabaye ibyo ati mwamwirengangije ibihe bya COVID-19 bitatworoheye. Undi ati rwose birakwiye kandi nibyo kwishimira uko umuturage niwe ugomba kuba ku isonga mbere y'umushoramari. Undi yagize ati ati well let's give you the benefit of doubt but at least Primature Rwanda heard our voices. Ati thank you. Ati bagerageje kumva ijwi ryacu ry'umuturage. Ni ukuri rwose ati mwumve ngo rura mu by'ukuri ati idukoze. Ati baze nawe kuvuga ngo abashoramari ba transport babone uko bagura izindi bisi, ati nk'aho ari twebwe tuzibagurira. Hanyuma ati turabashimiye cyane pe. Ati gusa bibaye byiza mwagira n'icyo muhindura ku bayobozi ibarura. Undi ati muci inkoni zamba. Ati nimwe twizeye. Ati bazamuye umuriro turahora. Ati bazamura amazi. Ati turanuma hose rero barategekaga. Ati bazamuye ibiciro by'ingendo. Bati muceceke nta gahunda dufite yo kubisubiramo. Ati twagira mwebwe babyeyi. Ni byakomeje rero kugenda bivugwa ni byinshi. Undi ati iki nicyo gituma rero imyigaragambyo itemewe mu Rwanda, nuko umuntu agira uwo atakira bikemerwa. Undi ati bibaye byiza n'ibiciro by'amazi ndetse n'amashanyarazi mwazabigabanya kuko nabyo nibyoroheye abaturarwanda. Undi ati twizeye ko bigomba gusubira uko byahoze rwose. Ati kaba ari akarengane kandi muvuga ngo umuturage ku isonga, ariko ntabwo ariko byaba bimeze. Undi ati murakoze cyane kuko bimaze kugaragara ko rura Rwanda ati n'ubushobozi igifite nta bushobozi igifite bwo kuba rero yashobora abafite cyangwa se abakire. Ati baza transport ishobora rero kuba ifitanye ikibazo cyane. Ati turabashimiye. Ati kumva ibyo abaturage basaba. Ati Imana ibahe umugisha. Ati no kuri murengere rubanda rugufi murebe uko mwabigabanya byose. Rero akaba ari ubutumwa buhise bukurikira tweet ya Primature cyangwa se mu by'ukuri ibiro bya Minisitiri w'Intebe bavuga yuko ubwo butumwa bw'Abanyarwanda bwabagezeho kandi Minisitiri w'Intebe ndetse n'abandi babifite mu nshingano bari kubikoraho vuba bagomba kugira icyo batangariza Abanyarwanda. Ibi kandi bije nyuma yuko ku nshuro ya kabiri umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Dr Frank Habineza uhagarariye ishyaka rya Green Party mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda avuze ku biciro bishya by'ingendo. Yasabye abayobozi b'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere kubimanura cyangwa se bakegura. Ni nyuma yaho rero mu by'ukuri umuyobozi wa rura Lieutenant Colonel Patrick Nyishema yatangaje ko RBA ko nta gahunda ya vuba urwego rufite yo guhindura ibiciro ngo bitewe nuko rwabanje kubyigaho rukanabigenzura ku bufatanye n'inzego nka Beneri ndetse na Minisiteri y'Imari. Depite Habineza mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter ku itariki ya 19 Ukwakira 2020 yagize ati turasaba abayobozi ba rura kwegura niba bananiwe kumanura ibiciro by'ingendo. Ubutumwa bwa Depite Frank Habineza buje kandi bwunganira ubwo yari yatanze mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda bavuga yuko mu by'ukuri byatangajwe na rura ati bigaragaza ko yabizamuye cyane mu nyungu z'abashoramari ariko yirengagije inyungu za rubanda. Yakomeje agira ati mu by'ukuri abaturage barakenyeye kubera ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19 akabone niyo rura yaba yarapanze kongera ibiciro mbere ya COVID-19 nk'uko bivuga. Iki cyo gihe cyiza cyo kuzamura ibiciro. Ati turasaba rura rero kwisubiraho vuba kugira ngo rero irengere rubanda. Mugenzi we rero Depite Mukabunane Christine mu butumwa bwunganira bwa Habineza yavuze ko bagiye gukorera abaturage ubuvugizi ikibazo kikagezwa mu nteko y'amategeko kugira ngo rura yisubireho
igabanye ibiciro by'ingendo. Rura yashyizeho ibi biciro bifatwa nk'ibihanitse mu gihe ku itariki ya 15 Ukwakira, bitangira kwibarizwa mu gitondo cyo ku itariki ya 15. Yabishyizeho ishingiye ku cyemezo cy'inama minisitiri yateranye tariki ya 12. Ibiciro kandi bishya